Shalom shalom bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Amazina yanjye ni Evangeliste Janvier Samuel, nkaba mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndagushimiye wowe ufashe umwanya ukumva iki kiganiro. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, Imana igikomeza kubana nawe, Imana ijye guhaza amahoro. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuvuge gatoya ku rukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ntago rugaragara mu myenda, urukundo rw'Imana ntirugaragara mu magambo, urukundo rw'Imana ntago rugaragarira mu kugenda mu mamodoka ahenze, urukundo rw'Imana ntago rugaragarira mu kurya ibiryo byinshi bigiye bitandukanye, urukundo rw'Imana ntago rugaragarira mu kuvugwa neza n'abantu, urukundo rw'Imana ntago rugaragarira mu kugira imiryango ikize, urukundo rw'Imana ntirugaragarira kwiga amashuri menshi, ahubwo urukundo rw'Imana rugaragarira ku musaraba, rugaragarira igorogota. Urukundo rw'Imana rugaragarira inyabihanga. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo nta handi tubonera urukundo rw'Imana, nta kindi gisobanuro cy'urukundo rw'Imana, nta bundi busobanuro bw'urukundo rw'Imana usibye umusaraba wa Kristo, usibye Kristo. Iyo umuntu amaze kubona Kristo abambwe, iyo amaze guhishurirwa n'umwuka wera umumaro w'umusaraba wa Yesu, uwo muntu aba yamaze gusobanukirwa neza urukundo rw'Imana. Mu gihe utaramenya agaciro k'amaraso, mu gihe utaramenya umumaro wa Yesu Kristo, mu gihe utaramenya icyo Yesu yakoze mu buzima bwawe, mu gihe utaramenya icyatumye Kristo ajya ku musaraba, icyo gihe utarahishurirwa urukundo rw'Imana, ndetse uba utuye kure cyane y'urukundo rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire gatoya mu minota mikeya cyane, tuvuge ku rukundo rw'Imana. Mbere ya byose reka tubanze twasenga Imana. Data, mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira imbabazi zawe n'uburinzi bwawe Data twese watugiriye. Atari uko turi beza, atari uko Data twese dufite ubwiza kurusha abandi, atari uko tuvuka mu miryango ikize, atari uko Mwami Yesu dutunze ibya mirenge kurusha abandi, ahubwo kubw'urukundo rwawe izina ryawe nirihimbazwe. Mana Yesu mwiza, turagukunda, ariko niwe wabanje kudukunda. Urangije ubona ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, maze wisiga ubusa, wambara akamero nk'ak'umugaragu w'imbata. Ntiwatinya no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, kugira ngo twebwe abari batandukanijwe n'Imana kubwa kavukire yacu ndetse no kubw'icyaha cy'inkomoko, twongere kuba abana b'Imana isumba byose, tutabiheshejwe n'imirimo, tutabiheshejwe Data twese n'amategeko, tutabiheshejwe n'imiryango, ahubwo tubiheshejwe no kwizera umwana wawe ari we Kristo, ari we Mesiya, ari we wahanuwe kera, ari we waguturutseho. Izina ryawe nirihimbazwe. Umwanya nk'uyu nguyu tugiye kuganira Data twese ku byanditswe byera. Ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe rirakomeye. Nta muhanga Data twese mu kugaburira ijambo ryawe, ahubwo umuntu wese ahabwa ubuhanga n'umwuka wera. Iyo umwuka wera amaze kumanukira niwe ubasha kumuhishurira. Ndakwinginze umwanya nk'uyu nguyu, reka wereze umwuka wera abashe kuza Data twese, avugire muri njye Data twese, ibyo mvuga byose bibwirizwe nawe. Abantu bose bateze amatwi ikiganiro ubahe umugisha, ubahe kumva, ubahe no kumvira, ndetse Mwami Yesu ikiruta byose ubahe Data no guhishurirwa urukundo rwawe. Ngakomeza kubana natwe, utwitewe muri byose, ubane n'imitima y'abantu bawe. Icyubahiro cyanjye kibure, icyubahiro cy'abantu kibure, icyubahiro cyawe kigaragare muri twebwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Munyemerere dufate Bibiliya zacu dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 3 umurongo wa 6. Ibice 3 umurongo wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bugoraho. Amen. Iri ni ryo jambo. Ndagira ngo tugane kuri iri jambo. Reka twongere dusome irindi jambo riri mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa ibice 4. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. 12. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen.
aya magambo ndagira ngo tuyaganireho mu minota mikeya cyane. Nkuko nababwiye teme y'ijambo ni urukundo rw'Imana. Turi kuganira ku rukundo rw'Imana. Dusomye ijambo riri muri Yohana ibice 3:16 haratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese, umwizera wese, yaba umuzungu, yaba umwirabura, yaba umukire, yaba umukene, yaba ari muremure, yaba ari mugufi, yaba byibushye, yaba ananutse, uzamwizera wese, uzizera Kristo wese, akizera ko yavuye ku Mana, akizera ko yaje gupfira ibyaha bye, akizera yuko yatanzwe kugira ngo impongano y'ibyaha byacu, akizera yuko nta wundi agakiza kabonerwamo usibye Kristo, akizera yuko nta wundi dukwiye kwigana usibye Kristo, akizera yuko nta kindi kiduhesha ubugingo usibye Kristo, akizera yuko nta kindi kiduhesha imbaraga usibye Kristo. Uzizera ibyo ngibyo ukamwizera gusa, uwo nguwo kumwizera gusa atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo bugoraho. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo Yohana yanditse ari kuvuga kuri Kristo abishuriwe na Mwuka Wera. Kubera ko Imana yadukunze, ntabwo Imana bitewe n'imirimo yacu, oya, ntabwo Imana yaduhaye Kristo bitewe nuko turi beza kurusha abandi, ntabwo Imana yaduhaye Kristo bitewe nuko twakoze amasengesho menshi y'ikirenga, ntabwo Imana yaduhaye Kristo kubera ko twubahirije amategeko 100%, ntabwo Imana yaduhaye Kristo kubera ko twebwe aba mu isi twari dufite gukiranuka kwacu, oya, ntabwo twahawe Kristo kubera ko twari dufite ubutunzi bwo mu isi, oya. Ikintu cyatumye duhabwa Kristo ni ikintu kimwe gusa, ni ukubera ko Imana yadukunze. Byonyine kuba Imana yaradukunze nibyo byatumye duhabwa Kristo. Byonyine kuba Imana ubwayo yararemye umuntu ikamurema mu ishusho yayo, yarangiza ikumvira mukunze, ibyo byonyine nibyo byatumye Imana iduha Kristo. Adamu akimara gukora icyaha, umuntu yahise atura kure y'Imana cyane, umuntu yabaye mu mwijima ukomeye cyane, kubera ko umuntu yari amaze kwitandukanya n'Imana. Umuntu ubwe niwe witandukanya n'Imana, ntabwo Imana yitandukanya natwe, ahubwo nitwe twitandukanya n'Imana. Adamu akimara kwitandukanya n'Imana, Imana yatuye kure y'abantu, abantu bagendera mu mwijima, ariko kubw'urukundo rw'Imana, Imana imaze kubibona, ibona yuko bidakwiriye, ibona yuko bidakwiriye ko umuntu akomeza kugendera mu mwijima, ibona amaherezo y'umuntu n'ubundi ari ukurimbuka. Kandi Imana mu by'ukuri itararemeye umuntu kurimbuka, ahubwo yaramuremeye ubugingo buhoraho. Kubw'ibyo ngibyo rero Imana ubwayo iyoherereza Kristo mu ijuru. Inama yarateranye, mu bizima habura n'umwe uza gucungura umuntu, mu bamarayika habura n'umwe ucungura umuntu. Imana imaze kubibona, maze Yesu Kristo umwana w'Imana ari we jambo ry'Imana arangije arahaguruka. Ibyahishuwe Yohana ibice 4:5 wayasanga ngo nuko ndizwa cyane nuko wabuze ubumbura icyo gitabo. Ariko mbona marayika ukomeye cyane araje arambwira ngo Yohana witinya, dore intare mu muryango wa Yuda, ni igishyitsi cya Dawidi, aranesheje ngo amenagure ibimenyetso 7 bifatanyije icyo gitabo abifatanure. Imana ishimwe cyane. Nubwo ngo mu ijuru Inama imaze guterana, habuze ucungura umuntu. Igitabo hawe yabuze umuntu ubumbura kiriya gitabo. Kristo aramanuka, Yesu aca bugufi abumbura icyo gitabo. Imana ishimwe cyane, abumbura icyo gitabo. Maze nuko nkuko bivugwa mu byahishuwe Yohana, ngo marayika w'Uwiteka ngo araza abwira Yohana ngo namubwira ngo yewe Yohana we wirira, dore intare mu muryango wa Yuda, ngo ni igishyitsi cya Dawidi, aranesheje kugira ngo abumbure icyo gitabo amenagure ibimenyetso 7 bigifatanyije. Imana itugirire neza cyane. Yesu rero yemera kwicisha bugufi gutyo. Mu ijuru yarariho neza, mu ijuru yarariho mu mahoro, mu ijuru afite umunezero, ariko nanone abona bidakwiriye yuko yanezererwa abantu bababaye, abantu bari mu kaga, abantu bari mu mwijima, maze yiyaka ibyo byishimo. Amaze kwiyaka ibyo byishimo yambara ubusa, amaze kwambara ubusa yambara akamero nk'ak'umugaragu w'imbata, ntiyatinya no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Ikintu cyatumye apfa urwo rupfu rubi kwari kugira ngo njyewe nawe tubanye nyabugingo, kwari kugira ngo njyewe nawe tuba bakandida b'ijuru, kwari kugira ngo njyewe nawe tuba baragwa b'ijuru, kwari kugira ngo njyewe nawe tuba abana b'Imana isumba byose, kwari kugira ngo njyewe nawe duhindurirwe
ubwene gihugu, tuve mu bwene gihugu bwo zarimbuka, ahubwo duhabwe ubwene gihugu bwo batahajuru. Imana ishimwe cyane. Nta kindi cyatumye Kristo ajya ku musaraba, nta kindi cyatumye Kristo atangwa, ahubwo kwari kugira ngo aducungure, kwari kugira ngo atubature, kwari kugira ngo atubature mu mategeko, kwari kugira ngo atubature mu mirimo, kwari kugira ngo atubature mu by'isi. Ntabwo tukiri imbata y'iby'isi, ntabwo tukiri ab'isi. Pawulo avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Ubu ngubu ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Ubu ngubu nubwo turi mu isi, ntabwo turi ab'isi. Umubiri uri mu isi, ariko umwuka uri mu ijuru. Abefeso ibice 2 umurongo wa 6, ituzuranya nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Nuko ngo turi muri Kristo Yesu. Nuko umuntu amaze kwizera Yesu Kristo aba yamaze kwinjira mu ijuru. Umuntu amaze kwizera Yesu Kristo aba yamaze kuba umukiranutsi w'Imana. Umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo aba yamaze kuba umwera w'Imana. Umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo aba yamaze kuba umunyabugingo. Imana ishimwe cyane. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 5 umurongo wa 21 haravuga ngo kuko turi abo yaremye. Haravuga ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Nuvuga ngo ubu ngubu dufite gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka tudaterwa n'imirimo, kudaturuka mu mirimo yacu, gukiranuka kudaturuka mu mategeko, gukiranuka tudaturuka mu miryango, ahubwo dufite gukiranuka guturuka ku Mana. Dufite gukiranuka kuva kuri data twese. Imana ishimwe cyane. Nta kindi rero gihesha umuntu ako gakiza nkuko ijambo ry'Imana ribivuze mu byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 11 n'uwa 12 ngo tumwegere niwe buye rizima ngo ryanzwe n'abubatsi ngo ariko ngo ku Mana ngo ryahindutse ngo ikomeze ipfuruka ngo nta wundi agakiza kabonerwa usibye ngo kandi nta n'indi zina ab'isi bahawe ngo bakwiriye gukirizwamo usibye izina rya Kristo. Nta n'indi zina ryaguha agakiza. Kwitwa umurokore ntibyaguha agakiza. Kwitwa umuntu uzi amategeko ntabwo byaguhesha agakiza. Kwitwa umuntu ukomeye ntabwo byaguhesha agakiza. Kwitwa igikomangoma cy'isi ntabwo byaguhesha agakiza. Kwitwa umunyamafaranga ntabwo byaguhesha agakiza. Dore ikintu gihesha agakiza ni izina rya Kristo. Iyo umuntu amaze kwizera iryo zina rya Kristo, iryo zina ryamaze gutura muri wowe, uba wamaze kugira agakiza, uba wamaze kuba umunyabugingo, uba wamaze kuba umuragwa w'ijuru, uba wamaze kuba umutahajuru. Imana ishimwe cyane. Iryo zina wararyizeye. Mbese wizeye urukundo rwa Kristo? Urukundo rwa Kristo wamaze kuruhishurirwa. Urukundo rwa Kristo ruri muri wowe. Umucyo wa Kristo wamaze kumurikira. Ese ufite ikindi cyo kwirata? Ese wirata iki? Aho ni wawe wirata ubutunzi. Pawulo ageze mu Filipi ibice 3 umurongo wa 7 aravuga ngo kuri ubu ngubu ngiye Pawulo ngo ibyarinda mu yanjye ngo mbitekereza ko ari igihombo kuko kuronka Kristo mwiza ngo ngo mbitekereza ko ari amasa. Iyo umuntu amaze kwakira Kristo muri we hari ibintu bimwe na bimwe yanga. Ubundi umukristo agiranwa n'umubyeyi twite. Iyo umubyeyi atwite hari ibyo kurya yakundaga yanga. Imana ishimwe cyane. Birashoboka yuko umubyeyi ashobora gusama inda, yari afite ubushobozi bwo kuzajya arya ifiriti, afite ubushobozi bwo kurya inyama, afite ubushobozi bwo kurya inkoko, afite ubushobozi bwo kurya umuceri, afite ubushobozi bwo kurya buri kimwe cyose abonye. Iyo yamaze gusama umwana yamaze kumugeramo, uwo mwana noneho sasa atangira kuhindura ibyo kurya, ahindura ingendo, ahindura inyicaro, atangira kuzajya ubona ashaka ibintu utamenya ibyo ari byo. Ugasanga ashaka nk'igikukuri, ugasanga ashaka nko kuri gatigitaka, ugasanga nibyo ngibyo ashaka kubera ko wa mwana uri muri we nibyo bamutegeka gukora. Ariko iyo yamaze kubyara arongera n'ubundi agasubira muri bwa buzima. Ibyo ngibyo rero turabigereranya n'urukundo rwa Kristo cyangwa turabigereranya n'umukristo. Iyo umuntu amaze kwizera Kristo, iyo umuntu amaze kwakira Kristo muri we, atangira sasa kugira ibintu yanga. Hari ibintu yakundaga atangira kwanga. Niba umuntu ari umusinzi akabireka, niba umuntu ari umujura akabireka, niba umuntu yararogaga akabireka, niba umuntu yarasambanaga akabireka. Ibintu byose umuntu yakoraga bibi agatangira kubireka, akabirekeshwa na Kristo uri muri we. Nta muntu wikura ku ngeso, nta muntu ufite ubushobozi bwo kwikura ku ngeso, nta muntu ufite ubushobozi bwo kwiha agakiza, nta muntu ushobora kwitera gukiranuka. Oya, ibyo byose bitangwa na Kristo. Iyo Yesu yamaze kuza muri wowe niwe ugushoboza ibyo byose. Iyo Yesu yamaze kuza muri wowe akwica ku ngeso. Iyo Yesu yamaze kuza muri wowe atsikamira kamere. Iyo yamaze kwizera Kristo, kwizera Kristo ntabwo bigoye. Kwizera Kristo ntabwo bisaba gufata amasengesho menshi.
kwizera Kristo ntabwo bisaba kuba uri umunyedini, oya, ntabwo idini ryaguhesha ubugingo, ntabwo idini ryaguhesha agakiza. Aho kwizera Kristo ni ukumwatuza akanwa ukamwizeza mu mutima wawe. Abaroma ibice 10 umurongo wa 10. Kuko umuntu yizeza umutima akatuza akanwa akabarwa gukiranuka, ni ibintu byoroshye cyane. Ntabwo umuntu ashobora kuba umukizwa cyangwa se ntabwo umuntu ashobora kuba umutahajuru kubera ko yafashe ibihe byinshi byo gusenga. Ntabwo umuntu ashobora kuba umunyabugingo kubera ko ngo afasha abakene, afasha abatishoboye. Ibyo ngibyo n'abapagani barabikora. Hari abantu benshi b'imfura dufite mu isi ariko batari abanyabugingo, ariko batazi Kristo. Barafasha bagira urukundo, ariko urwo rukundo bafite ntabwo ari urukundo ruva kuri Kristo. Bafite urundi rukundo ruturuka ahandi hantu. Abo bantu ntabwo ari abanyabugingo. Ugasanga nk'umuntu ni umusambanyi, amafaranga yose asambaniye, kimwe cya kabiri cy'amafaranga asambaniye akajya kuyafashisha. Ibyo ngibyo ntacyo bimaze, kubera ko ubundi iyo ikintu cyiza ukivanze n'ikibi byose bihinduka umwanda. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ariko iyo umuntu amaze kugira, iyo wamaze kwakira Kristo muri wowe, iyo wamaze kwizeza mu mutima wawe ukavuga ngo njyewe nizeye ko Yesu Kristo yavuye mu ijuru, Yesu Kristo ari Mesiya hano, Yesu Kristo ari ijambo waje kutubatura akadukura mu bubata bw'isi, akadukura mu bubata bw'amategeko, yarangiza akaduha ubugingo. Nta yindi misiyo yamuzanye. Yesu yazanywe na misiyo yo gucungura umwana w'umuntu. Yesu yazanywe no kuduha ubugingo. Yesu yazanye no kuduhindurira ubwene gihugu. Yesu yazanye no kutubatura. Yesu yaje kutubatura mu by'isi. Yesu yaje kudukuraho imitwaro. Yesu yaje kuturuhura. Yesu yaje kuduha ubugingo. Imana ishimwe cyane. Dukwiye kwizera Kristo. Mbese waramwizeye? Kwizera Kristo ntago birangirira amagambo gusa. Kwizera Kristo ntago bivuga gutyo ngo numara kubivuga ngo birangire gutyo. Oya. Hari ibintu biranga umuntu ko yizeye Yesu Kristo. Umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo arangwa n'urukundo. Kubera ko Imana ni urukundo. Utazi gukunda ntago azi Imana. Imana ni urukundo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana niko avuga. Ibice byaho ni 4 umurongo wa 16. Ikintu cya mbere kiranga umuntu wamaze kwizera Kristo muri we, agira urukundo muri we, agakunda bagenzi be, agakunda atagendeye ku bwoko, atagendeye ku isura, atagendeye ku kindi kintu cyari cyose, akumva abantu bose arabakunze, abasabwa gukunda bose. Icya kabiri kiranga umuntu, ndavuga ngo nk'ibintu nka 3 cyangwa 4. Ikintu cya kabiri kiranga umuntu wizeye Kristo, ikintu cya kabiri kimuranga agira ibintu bitandukanye nabyo. Umuntu wamaze kwizera Kristo by'ukuri agira ibintu bitandukanye nabyo. Uzasome Abakorinto ba 2 ibice byaho 6. Abakorinto ba 2 ibice 6 umurongo waho wa 17. Haravuga ngo nuko muve hagati y'ababandi mwitandukanye, ni kuwiteka avuga. Nuko muve hagati y'ababandi mwitandukanye, ni kuwiteka avuga. Nukuvuga ngo umuntu wamaze kwakira Kristo muri we, umuntu wagize kwizera muri we, hari ibintu bimwe na bimwe yitandukanye nabyo. Yitandukanye n'abantu batizera, wagendane wasangire nabo, ibyo bakora nabo bikore. Oya, iyo wamaze kwizera Yesu Kristo, ibyo byose urabizibukira, ibyo byose ubivaho. Ibyo byose Kristo araza akabanza akabigukuraho. Ikindi kintu kiranga umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo, ikindi kintu kiranga umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo, umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo agira kwihangana muri we. Imana ishimwe cyane. Umuntu wizeye Kristo arihangana. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 21 haravuga ngo hahirwa uwihangana umugerageza, kuko namara kwezwa, namara gutunganywa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Nuba dukwiye kwihangana ibitugerageza. Umuntu wamaze kwizera Kristo agira kwihangana muri we. Icya gatatu, umuntu wamaze kwizera Kristo muri we aririnda. Abatesalonike, urwandiko Pawulo andika Abatesalonike rwa mbere ibice 5 umurongo wa 22. Urwandiko rwa mbere Pawulo andika Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 22. Haratubwira ngo mwirinde igisa n'ikibi cyose, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Iri jambo
rivuga kwirinda, iri jambo rikavuga ko umuntu akwiye kwirinda. Turinde umubiri wacu, turinde umwuka wacu, turinde ubugingo bwacu, byose ngo birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Icya kane ndibusorezeho, umuntu wamaze kwizera Kristo by'ukuri, wamaze kwakira Kristo muri we, arangwa n'imirimo. Abefeso ibice 2 umurongo wa 10 haravuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteganyirije kera. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kwakira Kristo muri we, iyo Yesu yamaze kuza muri wowe, agutera gukora, ariko ntago imirimo ntago yaguhesha agakiza, ariko agakiza kaguhesha imirimo. Ndasubiramo, imirimo ntihesha agakiza, ahubwo agakiza gahesha umuntu gukora neza. Iyo umaze kugira agakiza muri wowe, iyo Kristo yamaze kuza muri wowe, Kristo agutera gukora neza. Yesu agutera akubana n'abantu bose amahoro. Yesu agutera gukunda bose kubera ko wamaze kumwakira. Mbese Yesu Kristo waramwakiye? Niba utaramwakira, umwanya wabonye n'uyu nguyu, ejo ntago arahawe, uyu niwo munsi ufite, uyu niwo munsi wa nyuma. Birashoboka yuko yaba ari ngewe muvuga butumwa wanyu muri kumva, birashoboka yuko wabugiriwe amahirwe adasanzwe n'Imana yo kumva iki kibwiriza, kugira ngo byibuza ubashe gufata umwanzuro muzima. Rero ufata umwanzuro muzima, Yesu abashe kubana nawe. Niba utaramwizera, umwanya n'uyu nguyu. Niba utaramwizera, urizeza umutima wawe, watuza akanwa ko Yesu ari umwami, usaba imbabazi, uwemere guca bugufi. Ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kwemera yuko wavukanye ibyaha, ukemera yuko inkomoko ya twese ni icyaha. Buri muntu wese avuka ari umunyabyaha, umuntu wese avuka ari umunyabyaha. Ukavuga ati ngewe ndi umunyabyaha, ukavuga ati nciye bugufi mu maso yawe Kristo. Nibatuye, ukibatura ukava muri karande ya Adamu wa mbere, ukaba nka Yabesi. Yabesi yarasenze, aravuga ngo Mana icyampa ukamugisha. Nta umugisha rero ukomeye cyane, ni umugisha wo guhishurirwa Kristo. Umugisha wo guhishurirwa Kristo niwo mugisha uruta indi migisha yose. Naho indi migisha yose abantu bose barayisanga, abapagani barayibona, imigisha yose ihabwa abantu bose, ariko hari umugisha abera b'Imana cyangwa se abizera bafite utandukanye n'uw'abapagani. Ni umugisha w'ubugingo, umugisha wo guhishurirwa Kristo. Umunyabugingo abasha ahishurirwa Kristo. Niba wizera neza yuko ugishidikanya ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ukaba wumva utarakira neza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ukaba wumva ko ubutumwa bwa Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo mu matwi yawe ari ibintu bikubihiye, umenye neza yuko nta bugingo ufite. Usenge cyane, Imana igigufasha kandi Imana igikugirira neza. Ariko niba wumva ko waramaze kwakira Kristo, niba wizera mu mutima ukavuga ati ngewe icyo nzi neza cyo ndahamya neza yuko Kristo ari umwami, ndahamya neza yuko Yesu yavuye mu ijuru akaza kudupfira, Yesu yapfiriye ibyaha byanjye, Yesu yagiye ku musaraba ku bwanjye, bityo rero ntago ngipfuye, ndiho kubera ko Kristo ariho. Ujye uvuga ngo ndi umunyabugingo, ujye wihamiriza uvuga ngo ndi umutahajuru. Ubundi kugwa kamere yacu, kugwa kavukire yacu, twari abanyabyaha, ariko kugwa amaraso ya Yesu turabera, turabakiranutsi b'Imana. Kugacu twakoraga nabi, ariko kugwa amaraso ya Yesu ubu ngubu dukora neza. Kugacu twarabakurimbuka, ariko kugwa amaraso ya Yesu turabatahajuru, turabaragwa b'ijuru. Imana igufashe. Rero wowe wagize amahirwe yo gushirirwa Kristo, urarinda agakiza kawe nkuko iri jambo ritubwiye mu Bitesalonike igice cya 5 umurongo wa 22. Urwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5 22 na 23 haratubwiye ngo mwirinde igisa n'ikibi cyose. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Urinde agakiza hawe, wirinde igisa n'ikibi, wirinde kwifatanya gusubira hahandi wavuye, wirinde gukora ibiteye isoni, ahubwo igihe cyose amagambo meza avuye mu kanwa ajya ava mu kanwa kawe, amahoro ya Kristo akomeze gutwarira muri wowe, wemere Yesu ayobora ubugingo bwawe. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Shalom shalom. Ufite ikibazo ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwatanzwe ndetse n'ubwatanzwe haruguru, ubutumwa bwose bwa Yesu Kristo bwatanzwe hano, wakwandika muri komenti, ugatanga icyifuzo cyawe. Niba hari ikibazo ugira mu byanditswe byera, wakwandika
niba hari ibyo wifuza kumenya watwandikira muri komenti tukazabasha kubasobanurira. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Shalom shalom.